Ruwe neza. Imana bawo umugisha kubinyonta y'ijambo ry'Imana. Iminsi tumaranye kuva kuwa mbere muza buri munsi mwitanga buri munsi. Uwiteka abayobya imitima yanyu yifuza, abamara inyonta y'imitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Tukomere Imana mu mashyi. Amen. Tujye komeza kujya mu ijambo ry'Imana n'uyu munsi. Dukomeze kwiga tumenye ikintu cyangomba Imana itwifuzaho, kwiga kugenda nk'abanyamuka. Ijambo ry'Imana ravuga uko turi as we are in the spirit, let's walk in the spirit. Uko turi mu mwuka tugendere mu mwuka, dutekereze mu mwuka, dusengere mu mwuka, tubeho mu mwuka, dukorere mu mwuka ibyo dukora, kuko aho niho gakondo yacu iri. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kumva amazwi mu nzu y'Imana. Amen. Uyu munsi daka sincyangwa n'ejo nzabona umwanya kugisubiraho. Iyo tuvuga gusenga mu mwuka, ari ikindi bisaba tugiye kwiga uyu munsi. Uruhare umwuka wera akora rukomeye mu kudutoza, mu kutubaka no gutuma dukura mu mwuka kugira ngo dusobore gusenga mu mwuka. Kuko ejo twasenga abantu kwakira umwuka wera, ariko iyo umwuka aje mu buzima bwacu adufasha iki? Reka nsubire mbone abasore wa munsi twakoranye n'abasore batatu. Reka ngire abasore batatu mwiruke mwihuta kugira ngo dukorane uyu mugoroba. Amen. Imana iguhe umugisha wundi wa kabiri n'uwa gatatu. Good. God bless you. Muzemberanga. So, mureke tusome mu ijambo ry'Imana. Tugende tusome mu gitabo cya Efeso igice cya gatatu. Reka tangire mu gitabo cya Yuda. Yuda ifite igice kimwe gusa, umurongo wa 20. Igitabo cya Yuda igice cya mbere ni igice kimwe gusa, umurongo wa 20. Dusomere. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Soma. Tusome mu izina rya Yesu. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana ravuga ati tuyubake mu byo kwizera kwacu byera cyane, dusengera mu mwuka wera. Imana nishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. So harimo ijambo rikomeye cyane, kwiyubaka. Building yourselves up. Kwiyubaka, ariko mwebeho bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengera mu mwuka wera. Imana nishimwe cyane. Muranyumva nshuti? Mwebuke twabonye ko uyu niwe muntu w'inyuma, Bibiliya yita umubiri. Twabonye ko uyu niwe muntu aba imbere, umuntu w'imbere ari umwuka. Wa gatatu twabonye ko ari we umwuka wera. Ese muranyumva nshuti? Ibyanditse byera biravuze ati ariko mwebeho bakundwa mugire gute? Mwiyubake. Kubaka nkuko tubaka inzu, kubaka kuri mu ndimi nyinshi, ariko gusobanura ibintu bitandukanye. No mubize abiga biology muzikariye ubwoko bw'ibiryo bita body building food. Ibiryo byubaka umubiri ugasobora gukura. So gukubaka nabari gusa kubaka inzu. Ningo urugo tubamo turarubaka. So ijambo kubaka rikoresha abantu batandukanye. Nabari gusa kubaka inzu, ariko iyo bavuga kubaka ni ugukuza. Ijambo ry'Imana ravuze ati bakundwa mwiyubake mu byo kwizera byera cyane. Kwizera nabari ibyo mubiri.
umubiri nabo wizera, umubiri ukoresha amaso ugena n'ibyo ubona. Ni mpamvu abantu bakurikira umubiri bagendera ku ibyo babona, ibyo bumva. Kwizera si uko uyu mubiri upfa, kwizera ni uko uyu muntu yitwa umwuka. Ibyanditswe byera biravuga ati mwebwe bakundwa, bandi avuga navuga umubiri, avuga umwuka wawe. Imana ishimwe cyane. Ati wiyubake mu byo kwizera byera cyane. Amen. Ariko uyu muntu yakuyubaka gute? Muri makeya icyo bashaka ati umuntu akure, kora ibishoboka byose ubara gukomera, ukure, uzamuke mu byo kwizera byera cyane. Ariko bikora gute? Aravuze musengera mu mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Mudasengera mu mubiri, musengera mu mwuka wera. Ninde usenga? Uyu si wasenga, uyu mwuka ni wasenga. Ariko asenga gute? Asengera mu mwuka wera. Yesu nashimwe cyane. So uyu muntu w'umwuka ariwe cyaremwe gisha, ariwe mwana w'Imana, ariwe wewe w'imbere muri uyu mubiri atuyemo umuntu wabyawe n'Imana w'umwuka. Uwo nguwo akeneye kwiyubaka mu byo kwizera. Imana ishimwe cyane. Mu kwizera kwe, mu kumenya Imana, mu kumva Imana, kugenda n'Imana, mu kugera mu kwera, mu kugera mu munezero, mu mahoro, mu rukundo rw'Imana. Ati uyu muntu agomba kubiyubakamo, akabikuriramo, akabikomeramo. Ariko yabigenza gute? Kugira ngo abikuriremo, abikomeremo, abishikamemo, bihinduke ubuzima bwe, bishoboka gusa iyo uyu muntu adasengera mu mubiri, asengera mu mwuka wera. Amen, amen. Muranyumva inshuti? Asengera mu mwuka wera. So mu gihe umukristo urimo usenga by'ukuri, utakikurikira umubiri, ukurikira umwuka wera ukakuyobora, uko usenga. Twabonye gusenga mu mwuka harimo ibintu bitatu. Gusenga mu mwuka cya mbere, iyo avuga gusengera mu mwuka wera, uyu ni wasenga. Ariko amasengesho yose nabakomoka mu bwenge bwa kimuntu akomoka mu mwuka wera. Amasengesho y'umubiri ava mu mutwe, amasengesho y'umwuka ava hangaha n'abava. Vuga atamina. Ava imbere aha. Niyo Bibiliya ivuga ati ibyanditswe byera biravuga unyizera wese inzuzi z'ubugingo zizatemba zidudubiza, zitava mu mutwe, zitemba ziva mu nda. Ziva he? Isoko n'umwuka wera. So gusengera mu mwuka wera ni amasengesho yasenga, ariko isoko ari umwuka wera. Twabonye uburyo butatu uyu muntu asenga mu mwuka. Icya mbere twabonye ko gusenga mu ndimi zitamenyekana. Pawulo yaravuze nisenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye arasenga, si umubiri asenga, umwuka wanjye niwo asenga. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ku munsi wa Pentekote bavuze indimi uko umwuka yabahaye. Amasengesho y'umwuka asenga atangwa n'umwuka wera. Iyo dusenga mu mwuka, amasengesho yose uyu muntu asenga atakurikira umubiri, akurikira umwuka, amasengesho yose ava ku mwuka wera. Amasengesho ya kabiri y'umwuka ni ugusenga, usenga ibyanditswe, usenga ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Umwuka wera uko aritondekanye, umwuka wera uko arisunika rigatemba rigacya mu kanwa ke, niwe avuga, ariko isoko ni umwuka wera. Icya gatatu twabonye mwuka ni ugusengera atari mu mbaraga z'umubiri, gusengera mu mbaraga ziva ku mwuka wera. Hari itandukaniro hagati y'ukorera ibintu n'imbaraga z'umubiri. Hari ahantu hamwe tujya kumva umuntu araririmba cyangwa arabwiriza, ariko wakurikira izo mbaraga akoresha ugasanga ni imbaraga z'umubiri nyinshi. Kandi ari imbaraga z'umubiri, uko izuri yaba ari nini, uko yabigenza kose, nta kintu byungura cyangwa bifasha cyangwa byubaka mu mitima y'abantu. Ariko iyo imbaraga akoresha ari iz'umwuka wera atari iz'umubiri, abantu barafashwa. Yavuga buhoro, yavuga mu ijwi rinini, ariko abantu batangira kumva bari barafasha, bari barubakwa, batangira kumva bari barahembuka, kuko imbaraga akoreramo nabari iz'umuntu ni imbaraga ziva ku mwuka wera. Komera Imana mu mashyi. Amen. So umwe mu murimo umwuka wera yaje kudufasha, yaje kubaka uyu muntu.
vuga ati amina. Yesu nashimwe cyane. Amubaka gute? Mu gihe usenga ukamwemerera akakuyobora. Abayobora n'umwuka nibo bana b'Imana. Uko umwemerera kuyobora buri munsi iminsi yawe y'ugusenga, mu bihe by'ugusenga, uko iminsi itambuka, uko imyaka itambuka, uyu muntu arushaho gukura, agenda arushaho gukomera, agenda arushaho kubakika, agenda arushaho kwaguka, agenda arushaho kuba inspire no gukomezwa, kuko asengera mu mwuka. Buri gihe dusenga tuyobora n'umwuka, tugasenga dusenga mu mwuka, dusunikwa n'umwuka, turi inspire n'umwuka, amagambo ava ku mwuka, amavuta ava ku mwuka, imbaraga ziba ku mwuka, ari uruzumuka rutembamo, hari ikintu kiba. Uyu muntu atangira kubakika, agakura, agakomera. Amen, amen. So n'umwe mu murimo umwuka wera Imana duhaye nk'umufasha. Yaje gufasha nde? Umwuka icyamuzanye no gufasha uyu cyaremwe gisha. Yaje gufasha uyu muntu w'umwuka, yaje gufasha iki cyaremwe cy'umwuka, yaje gufasha uyu nguyu wavutse ubwa kabiri, ni wafasha kugira ngo yubakike, akure, akomere. Kuko namara gukomera ni wazarushirizaho gusenga cyane mu mwuka. Vuga amina. Are we together? Tusoma undi murongo. Undi murongo tugiye gusoma Abefeso 3, somere kuva ku murongo wa 14 ugeze ku wa 16. Abefeso ibice 3 kuva ku murongo wa 14 ugeze ku wa 16. Paulo asabira Abefeso. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka wera. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Amen. Amen. Angaha murongo wa 16 uravuga kugira ngo abaye kurikiza ubutunzi bw'Imana uko bungana, abaye gukomezwa. Mu Kinyarwanda bavuze imitima, ariko mu Cyongereza cyangwa ari umuntu afite Igifaransa asomera mu wa 16. Niba ari umuntu afite Bibiliya y'Igifaransa adusomera umurongo wa 16. Bani murazifite wasaba no downloadinga direct kuri telefone. Nta muntu afite Bibiliya y'Igifaransa? Aha, dusomere. Good. Aracyumvishe, aravuza dukomeze kurikiza ubwiza bw'ubutunzi bw'Imana bwose, kugira ngo umwuka wera akoreshe ubutunzi bw'Imana akomeze umuntu wacu w'imbere, umuntu wacu w'imbere. Imana ishimwe cyane. Kandi kazi umwuka wera yaje gukora mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rivuga umwuka wera afite access mu butunzi bw'Imana bose, asesa cyose, azi cyose, arondora cyose, aba hose icyarimwe, atura muri we kandi wewe, kandi atuye muri Data, atura ku isi hose, agatura mitima yacu yose, akuzura isi yose, akuzura ijuru yose, kandi ari mutima wa Data. Afite access kubutunzi bw'Imana bose. Jambo rimwe aravuga, Paulo arimo arasengera itorero. Arisengera gute? Aravuga nicyo gituma fukamira Data wa twese, muri we umuryango wose mu ijuru ku isi witirirwamo, kugira ngo iyi Mana ikurikize ubutunzi bwayo bw'ubwiza bw'ishyano, ibahe gukomezwa cyane mu muntu wanyu w'imbere bitewe n'umwuka wera. Bisobanuye iki? Umwuka wera atuye muri we, muri twe. Wewe afite access mu bwiza bw'ubutunzi bw'Imana bwose, amahoro y'Imana, umunezero w'Imana, urukundo rw'Imana, ubwenge bw'Imana,
impano z'Imana, imbaraga z'Imana zitagira akagero, zitarondoreka. Ibyo byose umwuka wera abifitemo access, kandi byaraduhawe ku buntu muri Kristo Yesu. Hanyuma umwuka wera yinjira mu mutima wa data mu butunzi, agakurayo mu butunzi, akabukoresha nguko umubatsi ajya kubaka, agatora isima, agatora umusenyu n'amabuye, akabivanga, agakoramo amatafari, agakoramo beto, nyuma akubaka inzu ikahagarara. Umwuka wera yaje kutubaka. Semena amen. Icyazanye umwuka wera ni ukugira ngo yubake uwo muntu w'imbere. Akoresha iki? Akoresha ubutunzi bw'Imana. Who is the glorious riches of God? He accessed them. Akabukoresha akubaka uyu muntu, so that may be strengthened, kugira ngo uyu muntu akomezwe. Iyo buriya tubaka inzu, tuba dushaka ikintu kimwe gusa, ni ukubaka inzu ikomeye. Dushyiramo isima kugira ngo inzu ikomere, tugashyiramo umusenyi kugira ngo inzu ikomere, tugakoresha buri kintu cyose dukoresha kugira ngo tubake inzu ikomeye. Vuga atamina. Uyu muntu w'imbere hari umubazi yaze kumubaka, ahita umwuka wera, kandi afite access ku bikoresho byose by'umwami bo mu ijuru, akoresha kugira ngo yubake umuntu akomeye cyane. Semena amen. Hey, haleluya, haleluya. Iyo niyo mpamvu dukeneye umufasha. Nadufasha mu bindi gusa, niwe mubatsi yaje kubaka itorero. Yesu yavuze nzo kubaka itorero yanjye, n'amarembo y'ikuzimu nazabasha kurigira gute? Kurinyeganyeza. Urimo kubikora ninde? Umwuka wera. Niwe azi materiel, ibikoresho byose byakoreshwa kubaka umuntu wawe w'imbere, agakomezwa cyane, agakomezwa cyane, agakomezwa cyane. Ndavuze ko agakomezwa cyane, kuko inzu zose ziranyeganyezwa. Imitingito iraza, imiyaga ikaza, imvura zikaza, inkuba zigakubita, ariko inzu ikomeye isigara ikihagaze. Semena amen. Yesu nashimwe cyane. So iri ririyo torero umwuka wera yaje kubaka kugira ngo rikomere cyane. Ndavuze rikomere cyane. Imana yifuza ku buzima bwawe, wewe umuntu w'imbere ukomere cyane, kuko niwe muntu nyamuntu. Iyo ni inzu ubamo. Ese murangiza nshuti, ibi kuhinyuza byose birimo birahinyuza uyu n'abari uyu nguyu. Ibi kugwanya cyose birahiga uyu nguyu. Ibyaha, ibigeragezo byose birahiga uyu. Satani unahiga n'abahiga uyu nguyu, kuko uyu nguyu nabazamanuka nawe mu muriro muri Gehinomu, asigara hariya mu gitaka mumva, narenga mumva, yifuza uyu. Ibikuza gusenga uyu niwe bibuza gusenga. Ibigerezo ibyaha byose bishaka uyu. Amadayimoni, imyuka mibi yose bishakisha uyu. Satani ashaka kumanukana nawe mu muriro kuri wa munsi. N'umwuka wera yaramanutse ataze kubaka uyu, si uko yadafite akamaro, afite umurimo we akora, ariko cyane yaze kubaka uyu amukomeze. Kuko intambara zose nabo zineshwa n'uyu, zineshwa n'uyu, kuko intambara si z'umubiri ni iz'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ibikugwanya nabari by'umubiri ntibigwanya uyu, bigwanya uyu nguyu. Ibyaha, ibigeragezo, amaganya n'imkorane zose, imyuka mibi byose tunigana nabyo birashakisha uyu nguyu. So Imana yohereje umwuka wera kugira ngo amanuke yubake uyu muntu akomere cyane, akomere cyane. Abefeso 6 umurongo no w'icumi. Gatandatu umurongo w'icumi.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Ibisigaye mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe nyinshi. Amen. Nabarimo abwira uyu nguyu atagende muri gym akore gym nyinshi akomere, nibiza akore gym mu mubiri. Ariko Bibiliya umuntu ivuga iravuga uyu nguyu ati bisigaye bene data nimukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo, mukomere mu mbaraga ze nyinshi z'ubushobozi bwe. Imana nishimwe cyane. Imana yifuza ko uyu muntu akomera. Imana gushaka ko nukugira ngo komere. Ariko ibyo ntitwabikora tubikoresha ari uwo Imana yaduhaye ari umwuka wera umufasha adufasha kugira ngo yubake uyu muntu akomere. Adakomerera mu bwenke, akomera mu mwami wacu. Adakomera mu bisi bishira, akomera mu mwami wacu. Adakomera mu mbaraga z'umubiri, ariko akomera mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Ni igitangaza ko imbaraga z'Imana nizo mbaraga zonyine zikomeza uyu muntu. Ese zingana gute? Vyanditse byera biravuga izo mbaraga z'Imana nizo zazuye Kristo, zimukura mu bapfuye, zimukura hagati mu rufu, zimukura mu bazimu n'imyuka mibi yose, zimukura mu mbaraga z'ikuzimu na Satani zose, ziramuzamura, ziramurenganya. Imbaraga zitegekera mu kirere ziramuzamura, zimwicarika ku buryo bwa data. Biravuga izo nizo mbaraga zigomba kutubaka zikatukomeza. Haleluya. Nizo mbaraga nizinanirwa, nizihagarikwa. Nizo mbaraga nyinshi Paulo yavuga ati umurimo nkora ndawukora bitewe n'imbaraga nyinshi zinkoreramo. Amen, amen. Izo mbaraga zitagira akagero, imbaraga z'Imana zishobora byose, imbaraga z'Imana zihagarika, imbaraga z'Imana zinesha urufu, imbaraga z'Imana zishobora byose. The almighty power of the almighty God is a power that works in us and make us strong. Tukabasha gusenga mu mwuka. Vuga amina. Vuga amina. Imbaraga zitukomeza sizo muri iyi si, ni imbaraga z'ubushobozi bwe. Nizi ijambo l'Imana rivuga mu Efeso 3:20 ati nuko ibasha gukora ibirenze ibyo twatekereza, ibyo twasaba, bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Torero, haleluya. Imbaraga zidukoreramo ni imbaraga atari iz'abantu, ni imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi. Nizo mbaraga zikomeza umuntu w'imbere, nizo mwuka wera yaze kumanuka kugira ngo azipompe. Sinje umuntu w'imbere azuka mu buzima bwacu. Uko dukomeza gusenga mu mwuka, umwuka wera itazirekura, zikadukomeza tugakura, tukazikomereramo. Aho ngaho ni impamvu avuga umurongo ukurikira ati kuko abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso. Saba inyama n'iki? Nicyo gituma tugomba gukomera mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Kuko iyo tuhagaze mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana, aravuze tukambara n'intwaro zose. Nibyo bintu twamye dusenga wa munsi, tugomba gukura dusenge mu mwuka. Intwaro z'Imana uyu nashobora kuzambara nabari z'umubiri z'umwuka. Uyu agomba kuzambara, ariko nashobora kuzambara ari jegejege nambaraga afite. Agomba kubanza kubakwa agakomera, agashobora kwambara intwaro zose z'Imana. Intwaro zose agashobora kuzikoresha ko zigomba gukoresha. Iyo ugiye mu gisoda, icyambere banza kukwereka simbunda, babanza gutoza wewe, bagagutoza bagakuramo ubusivili bwose, bagakuramo ubusivili bwose, liberio sose, kwigenga kwose, najua sose, bagagukoropa completely. Baguhindura kuva mu sivili baguhindura umusoda, kuko umusoda no mu sivili nabo basa. Buriya kintu kigoye muri iyi si
Ikintu kigoye cya mbere pasa kuri iyi si ni ikintu bita abasivili. Ndagusengera ntuzaba umukristo w'umusivili, kuko na Paulo yabaye Timotheo ati nk'umusoda mwiza wa Kristo ugwane intambara nziza. Aravuga na musirikare n'umwe yanditse kuba umusoda akora ibinezeza abandi. Umusirikare akora kimwe gusa, no kunezeza uwamwanditse mu gisoda. Itorero riratugora kuko ari imwe pasa tuyobora abasivili. Reka ngubira abasivili. Abasivili barigenga. Wavuga ati mwicare bakahaguruka, wavuga ati muhaguruke bakicara. Abasivili n'abademokrate akora ibyagize gute, ibyashaka. Abasivili turadi Rome tuburenganzira bwacu. Abasivili muranye bashuti bavuga muze saa 2 baza saa 4, akagenda mu kambi z'abasoda buri mu gitondo bagira parade. Ariko igihe cyose isaha ni saha, order ni order. Biro mwicaranye, ese wowe uri umusivili cyangwa uri umusoda wa Kristo? Imana dufashe tuba abasoda ba Kristo. Vuga ati amin. Ubusivili buragatsindwa. Tukeneye abasoda bande ba Kristo. Akoropa agatukura mu bwigenge. Senga iyo bikunze ndasenga pasta nge simbesha Imana. Iyo birimu ndasenga, iyo bitari musingira gute sinsenga. Uyu umusivili. Umusivili. Pasta uyu musi naje ku rusengero rwose, siniyumva nanjye nari munishakisha pasta ndibuze rwose. Saka kuza kubesha Imana, sinaze gusenga. Ni umusivili. Ni umuki? Pasa nagwaye byangoye rwose naje. Kera mu rusengero umukristo yaza arambwira, arantereye inkuru kiri mu gisoda uyavuyemo. Arambwira ati nigeze kugwara, maze kugwara nyirambwira boss wanjye ati ndagwaye. Ati agwaye? Ati yego rwose ndagwaye. Aramubwira okay, umuti prescription y'umuti yari ingoni magana ngahe? Ingoni 300 niyo yari kire y'umuti. Yarazi ko niby'umuki. Baramukubita bageze ku 75, aravuga ati pardon, nakizi nabo ngwaye. Kuva uwo munsi kugeza aho yabiye mu gisirikare niyasubiye kugwara, byarangiriye aho ngaho. Abasivili pasa imvura yaguye nitwaze gusenga pasa imvura yari nyinshi. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana ishaka kubaka igisoda. Semena amen. Abasoda batigenga, umusoda nabo yigenga, umusoda na nyungu zagira, yakwishwa takwishwa na nyungu, umusoda yakwitanga agafira abandi. N'umubiri urufu agomba gukiza igihugu. Ntacyo bivuze. Yingiramo abizi ko urufu ruriyo. Bamubwira songa mbere, avance. Kana anavansa azikatse ubutagaruka. Ariko nagaruka singaruka iyo bavuze avance ngomba kugira gute? Avance. N'umusirikare. Basirikare muri aho. Aha, tuba basirikare babye. Yesu ashime cyane. Se ikintu cyazanye umwuka wera. Uyu mugoroba ndaje gutahana ikintu kimwe, yaze kubako uyu muntu akomere. Kuko intambara zirahari. Ibiduhiga birahari. Ibihiga imiryango yacu, ishako zacu, abana bacu, imirimo dukora, ubwenge bwacu, amahoro yacu birahari. Bisaba iki? Bisaba ko yakomera. Kuko adakomeye niwe bibazo dufite. Imiryango ikanyeganyege gacika kuko uyu nakomeye. Urugo rukononekara, abana bakononekara, uyu nabakomeye. Satani agakora ibyashaka mu itorero, mu ngo zacu, mu yutwara business, amafaranga yacu n'ibindi byose, kuko uyu nakomeye. Icyazanye umwuka wera no kubaka uyu muntu w'imbere akomere, akomezwe n'imbaraga z'ubuyobozi bw'Imana. Kandi inshuti afite ibikoresho byose byo mu ijuru bisobora kubaka uyu muntu agakomera uko Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. So niyo mpamvu umwuka wera ari mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ejo twasengera abantu mubatse umwuka wera kugira ngo mugire uzasobora gufasha kubaka ubuzima bwawe, agukomeze uhaguruke nk'umugore, nk'umugabo, nk'umusore,
nk'umukobwa w'umwuka akomeye mu mwuka, ashobora guhinduka umusoda wa Yesu Kristo, agafata intwaro zose z'Imana. Mu munsi mubi natangiye kurira, ku munsi mubi ashobore guhaguruka, ahagarare adatsindwa kuko arakomeye. Soma umurongo wa nyuma wa Kolosayi igice cya mbere umurongo wa 11. mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose. Amen. Mukomereshejwe n'ubushobozi, according, my Bible says, strengthened with all might. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Amen. Mukomereshejwe imbaraga zose, vuga zose, nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. My God, my God, my God. Kintu Imana yifuza ni uko wakomezwa umuntu wanyu w'imbere n'imbaraga zingahe? Musubize bakristo, zingahe? Imbaraga zande? Z'umubiri, z'isi, z'ubwenge, z'amafaranga. Imbaraga zivahe? Bikurikiza ubutunzi bwayo uko bungana. Komere Imana mu mashyi. Ubushobozi bwayo bw'icyubahiro uko bungana. Kuko iyo tumaze gukomeza gutyo ari bikurikira, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihangana na ibishimo. Imana ishimwe cyane. Ese muranyumva? Ikitubuza kwihanganira abandi, kwihanganira ibiducamo, ikitwambura umunezero nuko ntidukomeye. Ni mpamvu ki? Nuko ntabwo dukomeye. Iyi miyaga itangiye kuza y'ubuzima, y'ubukene, y'ingorane, y'ukugwanywa, y'ukwangwa, tuhita duhungabana. Ese muranyumva nshuti? Muranyumva nshuti? Ariko ikintu Imana yifuza ni ukugira ngo uyu muntu akomereshejwe n'imbaraga z'Imana zose uko zingana, akomezwe cyane. Iyo amaze gukomera cyane, imiyaga yahinda sigara akomeye, bamuvuga nabi sigara akomeye, ifaranga ryabura sigara yihangana, ibintu biratungana muri yango asigara yihangana, ati umugabo ameze nabi agasubira kwihangana. Kuko kwihangana bisaba imbaraga, gutegereza bisaba imbaraga, gushikama bisaba imbaraga mu miyaga. Uyu muntu akeneye gukomera. Vuga ati amina. Kuko cya kindi dushaka gusenga mu mwuka bisaba uyu muntu gukomera, akomezwa n'imbaraga zose. Ndashaka dushimira Imana uyu mugoroba, kuko ibyatubaka tugakomera cyane mu muntu wacu w'imbere, Imana yarabitanze byose. Yatanze imbaraga zayo zose, yatanze ubwiza, ubushobozi bwayo bwose, ubutunzi bwayo bw'icyubahiro, yarabitanze byose. Atanga n'umubasi kabuhariwe yitwa umwuka wera, wubatse amajuru n'ibintu byose birimo, n'isi yose n'ibirimo. Umwuka wera arahari, niwe mubatsi mukuru, ashobora gukoresha ubutunzi bwose n'izo mbaraga zose n'ubu bwiza bwose, akabikoresha akubaka uyu muntu agakomera. Amaze gukomera, imiyaga yayicamo akahagarara, imitigito yaza akahagarara, ingwara zaza akahagarara. Vuga ati amina. Abadayimoni basara akahagarara, isi yakwibiringura agahagarara,
ibintu byakwanga akahagarara, kugira ngo tuhagarare tudatsindwa. Mubigerageza akahagarara, bakakugwanya ukahagarara, ibintu bigahinduka ugasigara uhagaze. Impamvu wemeye umubatsi w'umuhanga gukoresha imbaraga zose z'Imana, ubutunzi bwose bw'Imana bwo mu ijuru, ibikoresho cyose, Imana z'umuka zose, amavuta y'Imana cyose, ubutunzi buri mu ijambo ry'Imana bwose, ubwenge bw'Imana bwose yarabikuye mu ijuru. Yubake umuntu umwe. Uwo ni Yesu yavuze, nzo kubaka itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntazashobora kurinesha. Iyo niyo torero umwami ashaka, ryuzuye ubwiza, ryuzuye imbaraga z'Imana, ryuzuye ubwenge bw'Imana, ryubakishijwe n'ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Batirata imbaraga za kamere, birata ikintu kimwe gusa, birata ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana bubakoreramo. Imana nishimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Amaze kubaka ikagakomera, turabisoma mu Efeso 6:7 gukurikira. Yesu ashimwe cyane. Intwaro z'Imana zose, impamvu nimwe gusa, no kugira ngo ku munsi mubi tuhagarare tudatsindwa. Kuko umunsi mubi urahari, turi mu isi mbi irimo umubi. Numenya umunsi mubi uzaba ari, ariko iyo umaze gukomera mu munsi mubi ushobora kuhagarara, mu munsi mubi ushobora kwihangana, mu munsi mubi ushobora gukomeza ushima Imana, mu munsi mubi ushobora gukomeza ukataza, ukomeza urugendo hamwe n'Imana. Imana yishimwe cyane. Icyo ni cyo Imana yifuza ku buzima bwacu, dukomere, dukomereshejwe n'imbaraga zose z'Imana n'ubutunzi bwose bw'Imana, ari umwuka wera yubaka mu buzima bwacu. Ahambere tumurongo twatangiye aravuga dusengera mu mwuka wera. Si igihe cyose dukomeza gusenga dusengera mu mwuka wera, umwuka aba arimo aratubaka. Ese muragibashutse, igihe cyose dusengera mu mwuka wera, umwuka wera tuba tumuhaye opportunity kugenda atubaka, akomeza umuntu wacu w'imbere, amukomeza cyane, akoresha ubutunzi bwose, ubwenge bwose bw'Imana, imbaraga zose z'Imana, ubutunzi bwose bw'Imana akatubaka. So niyo mpamvu wa musi navugaga ni ngombwa ko tutangira gusenga mu mwuka. Iyo dusengera mu mubiri tuba tumwimye opportunity kutubaka, ariko dusenga mu mwuka tuba tumuhaye opportunity kugira ngo atubake. Yesu nashimwe cyane. Sishaka kurenga ngaha, ndashaka ko dusenga, kandi ndashaka dusengere muri iyo jambo. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko umuntu w'imbere gusenga mu mwuka akeneye ibyo tumaze kuvuga, kandi udukomeza utubaka arahari. Ibikoresho byose biragira gute? Munsubize bakundwa, cyose birahari. Umubasa arahari, materiel zose ziragira gute? Zirahari. Nizihe imbaraga z'Imana zitagira akagero. Ibikoresho nibihe? N'ubwenge bw'Imana burenze. Ibikoresho nibihe? Kuri so butunzi bw'Imana. Ibikoresho birahari, umubasa arahari. Ese abo kubaka barahari? Hari abashaka kubakwa? Ya, nje ndahari, ndacyashaka kubakwa. Kuko imbere yacu hari ibiduhinyuza, mbere yacu hari ibiduhiga, mbere yacu hari umuntu tugomba gukora, kandi uwo muntu w'inyama n'amaraso. Mbere yacu hari abo tugomba gukura mu muriro, mu menyo ya Satani, kandi iyo si intambara y'umubiri n'inyama n'amaraso, ni intambara y'umwuka. Mbere yacu turashaka itoro rya Kristo rikure, rikomere, ryaguke, rihinduke relevant church in the world, itoro rifite icyo rimaze mu isi. Mbere yacu aracyari iyo murimo ukomeye, kandi uwo murimo inyama n'amaraso siyo bishobora kuwukora, si kuba imbaraga, si kuba amaboko, ni kuba umwuka wera. Hari umurimo imbere yacu tudashobora gukora n'inyama n'amaraso. Hari challenges, hari ibihinyuza mu gihe cyacu bishe, ibitumva homosexuality,
abortion, gukuramo amada n'ibindi byose ni byinshi. Ibyo twita global challenges zirahari, ihinyuza abahanga ba mbere ku isi, ibihinyuza ibihugu bikomeye ku isi, birashaka ibisubizo badafite aho babikura. Ariko itorero turahari kugira ngo tumanure ibisubizo biva imbere kwa Data. Turahari kuba ibisubizo ku bibazo byaburiwe ibisubizo. Turahari kube umuti ku bibazo byabuze iki, byabuze umuti. Turahari kugira ngo tube umucyo hagati mu mwijima w'icuraburindi. Turahari kugira ngo tuhinduke ibiringiro kuri benshi babuze biringiro. Turahari kugira ngo tube abatanga amahoro mu isi yabuze amahoro. Turahari kugira ngo tube uburyohe, tube umunyu mu buzima bw'abantu babihiwe n'ubuzima. Turahari. Ariko bisaba iki? Bisaba ko twakomezwa mu muntu wacu w'imbere. Turahari tunge abananiwe kwiyunga. Turahari tukize imiryango isenyuka. Turahari tukize urubyiruko rwacu durimo rutwarwa n'ibyorezo biteye ubwoba, biza b'ibiyobyabwenge, busambanyi bukabize bw'indengakamere. Dufite ibibazo imbere yacu atari ibinyama n'umubiri. Kandi ntitwabireba tugakora nk'aya nyoni bita ostrich. Hariya ikinyoni bita ostrich nicyo cya mbere gifite izo zirirerire cyane, murakibona mu mashusho hagairwa na kibaya. Ostrich ni igikoko kiremwe manaremye ariko kitagira ubwenge. Iki kinyoni so kubiranga kuko ni kirekire, kikabone kamonyi, kikabona ku Ruyenzi umuriro urimo uragurumana uramanuka ugafata Nyabarongo, kabona muri muraza. Iyo kibonye umuriro gutyo kita kifata umutwe kikawusha mu musenyi, hanyuma kikibwira kizima nakibona wa muriro, ubu muriro nawe uhari. Kizima nagira gute? Nawe mbona. Kifata umutwe kikasha mu musenyi, kikavuga kizima nawe ubona nta kibazo ndamahoro. Kandi umuriro urimo uragira gute? Uragisatira. Ubungu warenze Nyabarongo, urambutse ku giti cy'inyoni, uringiye Nyabugogo. Nawe mbona si ibibona nabihari, kugeza aho umuriro gisanga kimisagara kakitwika kigafa. Itorero ntisobora gushira umutwe mu itorero tukihisha tukavuga ko nta bibazo biri mu isi. Buzacya bigucyanira abana bawe. Ese mumbe ibintu mvuga? Bitavuga ko ibihomesho nabe bitureba n'ahandi hose. Ufite abana kireso utabyaye. Ntitwakwirengagiza ibibazo by'urumogi bihindutse ikibazo. Drugs, it is a world plague kw'isi yose. Nitwabireba tugashira umutwe munsi y'itapi, tukavuga ikizima tutabibona, turi amahoro, nta kibazo gihari. Kirahari. Umunsi umuzajya kubyuka usanga cyakwambuye abana bawe bose tazi nuko byabaye. Niyo mpamvu itorero tugomba gukomera mu mwuka, dusenge mu mwuka. Ejo ku cyumweru tuziga tubone ama benefits zo gusenga mu mwuka. Ni inyungu tutafite n'ukuntu dushobora kuzirondora, ni nyinshi cyane. Ejo Mukawera azadufasha turebe uko twabibona. Reka tuhaguruke ku maguru yacu. Mwakoze, Imana bamucyo, tubakomere mu mashi. God bless you very much. Ese mwanyu bashuti, uko twita ku inyuma mureke twongere n'imbaraga uko twita ku muntu nyamuntu. Vuga atamina. Kuko ubuzima bwawe bwose, destiny yawe, intsinzi yawe, amahoro yawe, sinzi ibyo navuga byose by'ubuzima bwiwe byose bidepanda ku muntu w'imbere, si ku muntu w'inyuma. Intsinzi ibyo dushaka, ndashaka amafaranga, kwiruka nyuma yayo koresha ubwenge bw'umuntu nayo uzabona. Ariko wahagara mu mwanya wawe w'umuka, amafaranga azagushaka. Kuko mu muka twahamagara ibifatika. Ibiriho byose byaremwe n'ibitagaragara.
wa muntu w'imbere atagaragara niwe ahamagara ibigaragara. Ushaka sante nziza, ego wumuka niwe ahamagara sante nziza. Ushaka urugo rwiza, wumuka niwe ahamagara amahoro, kuko wumuka afite akse ku byumuka byose. Narabize wa Musa, ubutunzi bwacu bwose Imana yabubise mu isi y'umuka. Abanyamuka niyo bagira akse n'ibyo ushaka mu rugo, ibyo ushaka mu business, ibyo dushaka cyose biri muri monde y'umuka. Iyo tugarukira mu mubiri na access tufite. Ejo bundi navuga ngo ubukene bukabije dufite mu itorero, kuko ntabwo dufite access aho ubutunzi bw'itorero buri. Tugiye gusenga, Imana ishimwe cyane. Dushaka gufatana amaboko yacu. Uyu mugoroba ndashaka tutangiye gukora practice yo gusenga mu mwuka. Ejo twasengera abantu kubaza mu mwuka wera. Iyo mwuka wera amanutse, ibintu bitatu tuvuze dusengera mu mwuka wera, arimo dusenga tusunikwa n'imbaraga z'umwuka wera, dusenga ari ijambo risohoka mu kanwa, ari ijambo rima risohoka riva mu nda, mu mitima yacu, riva mu mwuka wera. Icya gatatu, gusenga mu ndimi. Abasenga mu ndimi mukomeze musenge mu ndimi. Hanyuma abandi mwese komeza wizere Imana, shimira Imana, reka umwuka wera akuyobore uko dusenga, kugeza uruzi rusobore gutangira gutemba ruva mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsaba abacuranzi badufashe, hanyuma we continue. Worship team, come and help us. We want to take some time. Shaka kuba nk'abantu bigisha gusenga nibasenge. Sinsobora kubigisha gusenga nkabima opportunity yo gusenga. Umurimo mba nkukoze utuzuye. Turacyafite iminota hafi 20 minutes. Ndashaka ko tuyikoreshe tujye imbere y'Imana. Umuntu wese uri muri iyi nzu wumva ko ukeneye Imana gufasha, bwira Imana, bwira umwuka wera ati izo robine mu mwuka wanjye amatiyo yazibye yazibure mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ati amina. Bwira umwuka wera ati izo ndimi wazimaye zirimu. Reka ndebe ejo abantu twasenye kwakira umwuka wera. Abanejo twasenye kwakira umwuka wera. Aha. Arimu, vuga arimu. Aha, somubwire ati niwe utanga indimi nangume kuzivuga mu izina rya Yesu Kristo. Turafatana amaboko, abari hanze reka nanjye mfatana aha ngaha kugira ngo tugire urunana mu izina rya Yesu Kristo. Give us one number and we go. Yahweh, 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 hallelujah. Let's say Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 hallelujah, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh,
Yesu. Hallelujah. Tangira usenge, senga mu mwuka. Abasenga mu ndimi, senga mu ndimi. Suka umutima wawe, emerera Umwuka Wera ari mu buzima bwawe wagufashe. Mwemerera agufashe. Sherelebo rakatayaraba tayaraba sende rasakatayaraba korierebo saya mandele kotele barekatariarabo sende. Abba Father, we thank you. Hereketalababa yakataraba raseka torierebo seketere baba rasanda rekataramanda reka lekuro mutima wawe, lekuro mutima wawe, mwemerere umufasha agufashe, atange indimi, atange ijambo, atange imbaraga. Reka imbaraga ze zigutembemu, reka amavuta agutembemu, reka inzu zitembe mu izina rya Yesu Kristo. Reshere baba yakata yereborobo, turagushima, turaguha icyubahiro, urahambaye, urakomeye, mwami mwiza, mana nziza, shobora byose, ganza byose, garababa yakata, uzi byose, shobora byose, uganza byose, uri mana ya byose, uri hejuru ya byose, umwami w'abami. God El Shaddai, El Shaddai, Adonai, I am who I am, Almighty God, everlasting God, Almighty God, mighty Father, blessed Father, our God, our strength, our power, our joy, our Father, our builder, our joy. Hey rekatarababa, hey rekatarababa, rashakatayalababa, rayarabatarababa, rashakatarababa. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe. Ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Imbaraga zawe zize, imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, imbaraga zawe, amavuta yawe, umuriro wawe, icyubahiro cyawe, ijambo ryawe, umwuka wawe, imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, ubutunzi bwawe. Tubake, 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 dukomeze, tubake, dukomeze, tubake, dukomeze, dukangure, dukomeze, tubake. Rekatarababa, rekatarababa, rashakatayaraba, rayaraba kasandambre, rasakatarababa, yandaraba, rasakatayarababa, rekatayaraba zanda, rasakatayarababa, rabanderebo saya, rasakatarababa, yandarababa sanda. Sibura, sibura mariba, sibura mitima, humura maso, humura matwi, kangure mitima, kangura abagabo, kangura abababa, kangura ababyeyi, kangura abasore, kangura abakungu, kangura abakobwa, kangura abaririmbi, kangura itorero. Hayelebo sakatarababa, rasakatayaraba, rasabatarababa, resakataraba, rasetelebaba, rayelebo sata. Imbaraga z'ubushobozi bwawe reka zitembe, imbaraga z'ubushobozi bwawe, imbaraga zawe nyinshi, imbaraga zikomeye, imbaraga zihoraho, imbaraga z'ijuru, imbaraga z'Imana, imbaraga zibahora, imbaraga zazuye Kristo, imbaraga zikoreramo, imbaraga z'Imana zishobora byose, zihindura byose, zibohora byose, zirekura byose, zizura ibyapfuye, zikangura ibisinziriye. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Rababababa, re rabababa, rashakatarababa, rendelebosata, reketelebaba, remandarababa, yerebababa. Kangura abasinziriye, kangura abasinziriye, humura amasa humye, zamura abaguye, hele baba yanda, sibura mariba, rerebo selaba, reka inzu zitembe, amazi
amazi atembe, amavuta atembe, imbaraga zitembe, umuriro utembe. Reketele baba, mwakire inzuzi z'Imana, reka amariba atembe, reka imigezi itembe, reka imbaraga zitembe, reka amavuta atembe, reka umuriro utembe, mu izina rya Yesu. Ababohose, ababoshe babohoke, impumyi zibone, abasinziriye bakanguke, mu izina rya Yesu. Mwambare imbaraga, mwakire imbaraga, mwakire amavuta, mwakire umuriro, akire umwuka, akire imbaraga z'Imana, akire ubwiza bw'Imana, akire ubushobozi bw'Imana, akire amavuta y'Imana, akire ubwenge bw'Imana, akire umucyo w'Imana, akire ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu. Ibitwikira turabikuraho, mu izina rya Yesu. Ibizibira turabikuraho, imbaraga turazikuraho, mu izina rya Yesu. Rekatarababa rabobosekata rasindiribaha rasatakayaraba reseketoriambre rasarabakayarabana rasarabakayarabasokotaya kupwami kwawe buje ibyo ushaka byose bibe, ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhembure imibiri yacu, ngwino ukize ubwami bwawe. Mu izina rya Yesu ubone ibyo utabonaga kera, mu izina rya Yesu. Abasinziriye mukanguke, ibyapfuye reka bizuke, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyazibira byose birakuraho mu izina rya Yesu. Ubwami bwaje buri hagati yacu. Akira, 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 akira. Herabokosa katarabakosata jikataraba yokotere kasakataya jabakatelebo siketeleba jalekateleba karielebo sanda rakateleba zakatarabakosende. Abo satani yambuye imbaraga, mwambare imbaraga z'ubushobozi bwe mu izina rya Yesu. Mukomezwe, mubakwe, muzamurwe, mukangurwe, mukomeze n'imbaraga z'ubushobozi bwe, n'imbaraga zazuye Kristo. Sibakomeze imitwaro ebe mu bitugu byanyu, imbaraga z'ikuzimu zirakuweho mu izina rya Yesu. Ibitwikira birakuweho mu izina rya Yesu. Mwakire ibyagushikamiye birakuweho, ibyakwecariye birakuweho, ibyakugwanya ibyakuzibira birakuweho, ubuhumi burakuweho.
Achira. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen. 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 Numva iyi ni iminsi ikomeye. Ubwami bw'Imana burahari guhembura imitima. Mwakire guhembuka. Akira guhembuka mutima wawe. Akira guhembuka mutima wawe gusenga. Akira guhembuka. Ibihe biza byo guhembuka bituviriye mbere y'Imana, mubyakire mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. God bless you.